Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Rusizi ahongeye kumvikana inkuru y'incamugongo, amakuru mabi cyane, aho umusore na nyina umubyara basambanyije umwana ugiye ku ishuri. Mbese iyi nkuru yaba yumvikanye muri aka karere ka Rusizi, yaba yabereye mu kahe gace? Ese uyu mwana yaba ari nde? Mbese n'iki inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje? Ese abaturage bo baba basabye iki ubuyobozi nyuma yo kumva ayo mahano yabereye muri aka karere ka Rusizi? Ibi byose nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaze nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kumvikana muri kano karere ka Rusizi. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru barimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byongeye kumvikana mu karere ka Rusizi, byongeye gutera benshi urujijo, agahinda ndetse n'umujinya nyuma y'uko humvikanye inkuru iteye agahinda. Ni nyuma y'uko umusore witwa Iberabose Hakim w'imyaka 19 y'amavuko afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Gashonga mu karere ka Rusizi, aho akurikiranweho gusambanya umwangavu w'imyaka 15 y'amavuko witeguraga gutangira mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Aha uyu musore afungiwe, afunganwe na nyina umubyara ukekwaho ubufatanyacyaha muri ubwo busambanyi, gusibanganya ibimenyetso no gushaka kurwanya inzego z'umutekano zakurikiranaga icyo kibazo. Iyi nkuru iteye agahinda kandi ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Rusizi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Nawizera Jean Pierre, aho yabwiye itangazamakuru ko uyu musore wabaga mu kazu gato k'icyumba n'uruganiriro mu rugo rw'iwabo mu mudugudu wa Mugonero, akagari ka Kabuye, umurenge wa Nyakarenzo wo mu karere ka Rusizi, ngo bijya gutangira uwo musore yabwiye uwo mukobwa ko bajyana mu murima w'iwabo ngo ajye kumufasha gushyira ifumbire ku nzuzi bari bateye. Uyu mukobwa uvuga ko uyu musore ari inshuti ye yari yanayemereye guta ishuri akamusanga bakabana muri ako kazu, ngo kuko umusore we atigana n'ikindi kizwi akora ahubwo yibera iwabo gusa. Uyu mukobwa yemereye iyo nshuti ye y'umusore kujya kuyifasha gushyira iyo fumbire mu nzu, birangiye barataha binjira muri ka kazu, nyina w'umusore abazanira ibiryo byo kurya. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Nawizera Jean Pierre, ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, yakomeje agira ati bamaze kurya bajya kuryama ariko badakinze urugi rw'inyuma ku muryango, bakinze urujya mu cyumba cy'umusore gusa. Bagenzi b'umusore bari baje gusura uwo musore bahise batanga amakuru ku baturage babogwa gitumo, bagihamagara umusore ngo akingure, aho gukingura arasimbuka kuko akazu hejuru kadahuje, agwa mu ruganiriro yumvaga ko ari bubacike, ahubwo asanga bamwiteguye bahita bamucakira. Avuga ko babwiye umukobwa gukingura kuko bamwumvaga mu nzu, arakingura kuko bwari bumaze kwira. Bombi bajyana ku biro by'akagari ka Kabuye ngo bararane n'irondo, bucye ubuyobozi bufata undi mwanzuro. Bari mu nzira, umukuru w'umudugudu wa Mugerero yabagiriye inama yo kohereza umukobwa ku kigo nderabuzima cya Nyakarenzo ngo harebwe niba umusore atamwangije, ngo hafashwe umwanzuro ko bamwe bajyana umusore ku kagari, abandi bakajyana umukobwa kwa muganga.
abajyanye umukobwa bageze mu nzira arabacika, agaruka muri ka kazu ahasanga nyina w'umusore, aramwinjiza akinga inzugi zose, imfunguzo arazitwara, umwana araramo wenyine, bukeye yirwamo nta gusohoka nta kurya nta n'ikindi ahakora. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo yakomeje agira ati bwarakeye njya kwa muganga kureba ko umwana ameze, nsanga ntawahigeze. Ubwo nyina w'umuhungu ariko ahamagara uw'umukobwa kuri telefone kuko baturanye ngo barebe uko babyunga mu miryango babahe amafaranga ubundi icyo kibazo kirangire, batarabonana ngo baganire neza kuko hari induru nyinshi imaze kuturenga nk'umurenge. Twahise twitabaza RIB sitasiyo ya Gashonga. RIB ihageze umukobwa yarashakishijwe arabura, hafatwa umwanzuro wo kujya aho icyaha cyabereye ngo barebe uko cyagenze. Uyu gitifu Ntawizera akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyakarenzo yakomeje agira ati barahageze basanze inzu ikinze, nyina w'umusore bamwatse urufunguzo ararubima, ababwira ko nta muntu urimo n'umwana we abeshyerwa, bafata umwanzuro wo guca ingufuri y'inyuma, binjiye basangamo wa mukobwa mu cyumba cy'umusore. Umukobwa bamusanzemo ariko gusohoka nanone biba ikibazo kuko nyina w'umusore yari afite amahane menshi, aho yashakaga kurwanya n'inzego z'umutekano. Ibyo byatumye nawe atabwa muri yombi. Umukobwa ajyanwa kuri Isange One Stop Center ku bitaro bya Mibirizi kugira ngo afatwe ibizamini bikenewe. Umusore nawe amaze gusuzumwa hamwe n'umukobwa yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Gashonga, umukobwa we asubirana n'ababyeyi be. Uyu muyobozi yavuze ko ibi bikimara kuba bahise baganiriza abaturage bababwira ko hari ibyaha bitajya mu buhuza birimo icyo gusambanya abana, ko gushaka gucungira mu miryango no gushaka gusibanganya ibimenyetso ari icyaha gihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Ababyeyi banasabwe kumva ko ubuzima bw'abana babo buri mu biganza byabo. Nta mubyeyi wagombye kwemerera guhabwa udufaranga tw'inica n'ikize ngo areke umwana we wahohotewe abura ubutabera. Bivugwa ko muri iki kibazo n'umuyobozi w'umudugudu wa Mugerero yabanje gutabwa muri yombi, hari ibyo ashaka gukingiramo ikibaba. Uyu gitifu Ntawizera avuga ko umwana yaganirijwe akumvishwa ko ibyo yashorwagamo bigize icyaha, nubwo yatsimbararaga ngo barekure inshuti ye. Yumvishwa ko agomba gukomeza ishuri kuko arangije abanza agomba gukomeza ayisumbuye. Avuga ko kugeza ubu uyu mwana w'umukobwa yemeye gusubira ku ishuri akajya gutangira ayisumbuye. Ubuyobozi kandi buhora bugira inama abaturage kwirinda gukora ibyaha kuko iyo ukoze icyaha noneho nk'iki cyo gusambanya umwana uragihanirwa by'intangarugero. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.